Ariko se ubundi kunywa inzoga ni icyaha? Niba se yavuze ko kuri social media pasiteri bose bo mu Rwanda cyane ngo kuri social media baba abagore cyangwa abagabo ngo banywa inzoga ngo banywa inzoga. Failed yabaye kuri we, ako ntabwo bikwiye nk'abashumba kuza kuri YouTube mukicara kuri kamera mukamuhana. Apotre Yongo we yavuze ko ngo aramutse abonye umupasiteri asoka muri rogi ntabwo yagenda ngo azane kamera ngo atume abanyamakuru ngo avuge, ahubwo yamufata akamushyira mu modoka akamujyana mu gikara akamuganiriza. Yarabyivugiye kuko niba ari mu bantu nkurikirana cyane kuri social media Yongo arimo n'ibiganiro kera Yongo yakoze. Ndi umwe mu bantu bakurikira Apotre Yongo. Abapasiteri benshi mu inzoga mu Rwanda none mbikubwiye none Mbeni umuceri umusa bara abadamu baba abagabo abashomejya bosuzi bamwizuka. Abonye nuza Pastor Joel ikiganiro yakoze ku Mpanuro TV yabwi ahantu bakunda gukora ibiganiro yabwirije akebaguza nkuko nanjye ndimo ndakebaguza mu muhanda. Yabwirije arimo arakebaguza nyembe yarafite ubwo ati Pastor Claude aransanga aranterura nkuko yatoreze kera ataransanga mu kiganiro ndagirane. Yabwirije arimo gukebaguza Pastor Joel baba bitangaza. Yabwirije akebaguza abakorera ibiganiro ati hare aho ko Pastor Claude yamusanga mu kiganiro. Ariko dukome urusyo dukome n'ingasi. We Pastor Claude iyo ubona papa bitangaza Joel abwiriza akebaguza ngo utamusanga mu kiganiro, dukome urusyo dukome n'ingasi. Abantu bose barakwanga. Baragira ati papa bitangaza aragira ati bajye baza kuri YouTube bakeba bakavuga ko bitwa papa bitangaza Imana ifite PS gukira nino naha ibintu nk'ibyo wayidigira imiti gukira nino naha. Ibyo wenda sibyo nshaka gutindamo. Niba koko gukira arako kanya wanasenge umuntu akatakira ku kanya byo ntago twabirwanya. Niba koko umuntu ari papa bitangaza umuntu yamushakira ibitangaza byose tubirwanyije ni byiza cyane. Gusa nibaza ko papa bitangaza ni Yesu Kristo niwe mukuru bitangaza. Gusa nanone yavuze ko ngo tuzakora n'ibitangaza birenze ibyo yakoze byo twabirwanya. Wiswe papa bitangaza cyangwa kwita papa bitangaza koko abantu bagushaka ibitangaza byaba ari byiza. Wigise Imana ifite PS kuko abantu bagagushaka ama PS byaba ari byiza cyane. Ahubwo icyaba ari ikibazo nuko izina witwa kubera icyo abashumba b'iminsi inama iri kuvunika nibayikurikirane. Kandi Yesu Bibiliya ivuga ko yasize inama 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Ariko muri iki gihe biragoye ko inama yazimira ngo umushumba w'iminsi agire gute ajye kuyishakisha. Arashumba zazindi nzima ashume zazindi zibyibushye ibintu nk'ibyo. Ya mabuye ro Pastor Claude yari yikoreye nge mbona barayamuteye kuko pastor kuza akakubitibuye Claude nundi akaza akakubitibuye Claude. Ariko na Claude nawe mu minsi iri imbere ari umuntu ugeze kunyiraho yasinze muri quartier abantu barambwira ngo uriya n'umupadiri arimo kugenda ayoboza yinjira mu ngo z'abantu ayoboza barambwira ngo uriya ni padiri ko yasinze se. Uneze ngo nitwemereye kunywa inzoga. Harerimana Jean Bosco wamurushya igisirimu ako asengera abantu bakaruka amaroza abadayimoni bakabwejagura. Warangiza ngo iwanyu n'umusengero abantu ngo waruke mu rusengero ngo n'umusengero ngo bikubite hasi. Egare nta mavuta ya deliverance ufite, nta mavuta yo kubohora abantu ufite. Gusa hari umukobwa tugeze gusengera barogeye mu mata muri za 90 aruka ishabwe yariye muri 90 barozi bamaye muri 90. Muturanyi wiwe yagiyeyo bari batuye mu Mutara. Muturanyi we ajya ku muturanyi we amuha amata ari mu burozi amurogera mu mata. Kandi ngo umuntu wagiye mu mata ntago ajya apfa gukira, arivuza nga gukira. Aza muri deliverance Kimironko turamusengera aruka amata yariye muri za 90. Natwe ubwacu tugira ubwoba
nubwo umukobwa yaje gukira ibintu bimwonka amaraso kubera ayo matera ananutse ntakanashyira ku mubiri. None urumva hari amagambo bavuga asanga nta mpano yabyo bafite, nubwo babivuga ku rurimi ugasanga nta magambo yabyo bafite, nta mavuta yabyo, ntabwo binjira muri dipu yabyo. Sinsengera abantu ngo bararuka se ubundi bararuka iki? Baruka ibyo baba bariye, baruka ibyo kurya, cyangwa baruka imyuka mibi biba bibarema. Use ko hari nsengera akahita avuga ati kajya kuri toilette nkagira isoni akagenda akadiyara. Mwuka w'Imana abohora umuntu uko ashatse kumubohora. Ntabwo utajya ku mwuka we. Umwuka w'Imana ayobora umuntu uko ashatse kumubohora. Hari umuntu usengera akabohoka rwose nta n'impinduka yumvisha, cyangwa kumva hari ibintu biri kwirukanka bisohoka muri we. Ku bantu bafite amavuta ya deliverance, ku bantu bafite amavuta y'ibitangaza, ibyo bintu bibaho. Hari igihe usengera umuntu akaruka ibyo yariye, hariho nigeze gusengera, hari nagiye nsengera bakaruka amaraso, bakaruka ibintu bimeze nk'amaraso, bakaruka ibintu utamenya ubwoko bwabyo, kandi mu nda bakabohoka. Barya rimwe ku munsi kubera abadayimoni ako abakoza ikiganza, abasengera umwuka w'Imana akabarutsa ibyo bariye, akabakora deliverance mu nda bigasohoka. Icano urimo kureba hasi birahari mu video warahari. Borwa TV vuga butumwa. Reka tugusuze tukwifurize kugira ibihe byiza cyane, ujye ukunda kwa natwe umunsi ku munsi kuri Borwa TV. Imana yo mu ijuru igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya dufata tukavuga ku biri kuturendinga, ariko tutagiye inyuma ya gospel cyangwa se tutagendeye ku bitagaragara, ahubwo tugendeye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Hari ibintu maze iminsi mukurikira kuri Borwa TV cyangwa se no ku yandi mateleviziyo agiye atandukanye, biba biri kuturendinga kuri YouTube, kuri Instagram ndetse n'ahandi, ariko ntabwo tujya kure yasaga iriho. Iyi saga yanze gushira, komeza ugende. Iyi saga yanze gushira, yanze kurangira kuri YouTube. Umukozi w'Imana yitwa Pastor Claude, Papa Bitangaza, Yongwe ndetse n'abandi. Hari umuntu witwa Papa Bitangaza, yamaze igihe kinini nk'umwaka wose atagaragara kuri YouTube, ariko asa nk'uwahungutse aho yarahungiye agaruka muri social media. Ariko ikintu cyanangaje, reka tubanze twumve aya magambo, wenda turaza kubisobanura neza, cyangwa twinjire mu bintu byinshi byimbitse, twinjire deep mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Tuze kwinjira deep, tuze kureba icyo tugendereye kuvuga cyangwa se kugaragaza. Reka twumve amagambo. Nibaza icyo gihe ujya mu nzoga ni ikigare kibi nka wa mu Joel. Pastor bisho mu nzoga mu Rwanda. None mbikubwiye none. Mbeni y'umuceri umusa. Bara abadamu, babara abagabo, abashomege bosuzi bamwizuga. Ikindi numvishije abyumvishe, uyu yitwa Papa Bitangaza. Hari amazina abakozi b'Imana bagiye baza kuri YouTube bakavuga ko bitwa Papa Bitangaza, Imana ifite PS, gukira ni nonaha, ibintu nk'ibyo, wayidigira imiti, gukira ni nonaha. Ibyo wenda sibyo nshaka gutindamo. Niba koko gukira ari ako kanya, wanasengera umuntu akatakira ako kanya, ibyo ntabwo twabirwanya. Niba koko umuntu ari Papa Bitangaza, umuntu yamushakiraho ibitangaza, byose tubirwanyije, ni byiza cyane. Gusa nibaza ko Papa Bitangaza ni Yesu Kristo, niwe mukuru w'ibitangaza. Gusa nanone yavuze ko ngo tuzakora n'ibitangaza birenze ibyo yakoze, ibyo twabirwanya. Wiswe Papa Bitangaza cyangwa se ukwita Papa Bitangaza koko abantu bagushakaho ibitangaza, byaba ari byiza. Wiyise
wigise Imana ifite PS kuko abantu bagagushaka ama PS byaba ari byiza cyane. Ahubwo cyaba ari ikibazo nuko izina witwa tutaribona mu murongo w'ibyo witwa, wenda ukita ibitangaza ntituyibone, ukitwa gukira ni nonaha, koka ni nonaha, umusazi gukira ni nonaha, wenda abasazi bakabatakira ati Imana ifite PS none umuntu akaba yaza yacitse ukuguru kabutamusengera ngo kumere. Icyo cyo cyaba ari ikibazo, nicyo nyeka cyaba ari ikibazo. Ariko niba ibyo bihari sibyo nshaka gutinda, ahubwo ndashaka gutinda kuri aya magambo twumvishe uyu papa bitangaza cyangwa se Pastor Joel yavuze ko kuri social media pasiteri bose bo mu Rwanda cyane ngo kuri social media baba abagore cyangwa abagabo ngo banywa inzoga ngo banywa inzoga. Uyu mupasiteri yigeze kujyana ibibazo na Pastor Claude, ariko uyu mupasiteri ku bantu wenda batamuzi baje kuri YouTube inyuma yamenyekanye cyane kuri Afrimax igihe yafataga amabuye ngo ari maseshe iminsi 40 agafata amabuye akayatora akakubita hasi atukunya kubise hasi niko nkubise hasi ibikorwa bya Sarongo n'Imana ze. Ngira ngo muri iyo minsi nabwo Sarongo ahubwo yisi yamamara cyane, basa nkaho batangiye kumwamamariza ajya yakwamamara cyane, arimo asenya ibikorwa bye niho yamamariye bigaragara afasha amabuye bakubita hasi Sarongo aza kuba inshuti na Pastor Claude. Icyo narasobanukirwa nuko niba mbere yaho nabwo bari inshuti cyangwa baramenyekanye kuri YouTube akarugo aba inshuti bikagira naho wenda bajyana kwa Sarongo cyangwa se bagenda na gutyo, nicyo ntarasobanukirwa. Ariko hari ijambo yongo yavuze aravuga ngo Pastor Claude ati nge nshinga amatorero mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi nta mupasiteri utari umuzi, yarabatitizaga babwira ko hari ibyo ashinzwe akabatitiza. Birashoboka ko rero Pastor Joel na Pastor Claude bashaka ko barahuriye muri izo saga kera ziri nyuma ya YouTube, ariko nabyo baratuzabimenya. Agirana ibibazo na Pastor Claude ubwo ngo yihanaga, Pastor Joel yihana avuga ati Imana imbabarire ubusinzi, Imana imbabarire kuvuga nabi tabyo nagendeyemo. Pastor Claude ati ibyo bintu arabizi. Pastor Claude baramuhagurukanya aravuga ati ugashyira ifoto yanjye kuri channel yawe ukanshyiraho n'inzoga turamurabitse mujyana muri RIB bigera n'ahahunga, bigera naho umunyamakuru witwa Inzozi Zacu TV Damuru bigera naho bimufungisha ibintu nk'ibyo, arahunga ajya muri Kongo. Pastor Joel abagiye kwitoza Gaswahili no kwimenyereza muri Kongo. Inone yagarutse kuri social media agaruka avuga ko Pastor Claude yavuze ko agiye gusenga Imana akazagaruka kuri kamera. Pastor Claude ngo yasebye. None yagarutse avuga ko abapasiteri bo mu Rwanda cyane cyane abatubona ngo bikaranga kuri za YouTube, yavuze abapasiteri ntiyavuze avuga butumwa ariko ubwo basa nabo barimo n'abapotere ubwo barimo ngo banywa inzoga, ngo hafi ya bose ngo hafi ya bose banywa iki, banywa inzoga. Nkibaza umuntu ariko narinjira deep muri byo. Ijambo padiri wa Kiliziya Gatolika avuze abantu bararyizera bakanaryemera. Ijambo padiri avuze bararyemera bakanaryizera. N'ijambo pastor avugiye mu itorero rye, iryo jambo naryo abantu bararikunda bakaryizera. Ibyo ntushaka kubihindura. Ijambo pastor avuze, ijambo padiri avuze, n'abantu babakurikira cyangwa se abakristo, n'abantu twamaze kumva ko ari abantu bo kwizerwa batabeshya batavuga ibinyoma. Rero pasiteri wihannye vuba yavuze ko ngo nta mwaka ushize rwose yihanye inzoga yarazinywaga, anatangaza ko hari abandi bapasiteri benshi bo mu Rwanda cyane cyane kuri social media banywa inzoga. Ubu se tuzasengerwa na bande, tuzabwirizwa na bande? Ariko se ubundi kunywa inzoga ni icyaha? Niba usengera mu itorero ritizera ritemera inzoga ukazinywa uzaba ukoze icyaha, nujya no mu ijuru Imana izaguhanira icyo cyaha. Icya kabiri, niba usengera mu idini ryemera inzoga,
irivuga ko inzoga nta kibazo rwose, kuzinywa nta kibazo, ikiba ari uko zagukoresha ibyaha. Ukazinywa nta cyaha uzaba ukoze. Noneho duce n'impaka, duce n'amatiku. Nusengera muri Kiliziya Gatolika batabuza abantu kunywa inzoga, batabuza abantu kunywa inzoga, wowe ukazinywa nta cyaha uzaba ukoze. Mu minsi iri imbere hari umuntu ugeze kunyuraho yasinze muri quartier, abantu barambwira ngo uriya n'umupadiri arimo kugenda ayoboza, yinjira mu ngo z'abantu ayoboza, barambwira ngo uriya ni padiri ko yasinze se. Muneze ngo nitwemereye kunywa inzoga. Nusengera mu Kiliziya Gatolika batabuzanya kunywa inzoga ukazinywa nta cyaha uzaba ukoze. Ariko nusengera mu itorero ribuzanya inzoga ukazinywa uzaba ukoze icyaha. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo abamenye byinshi bazabarwa byinshi. Amahame y'idini n'itorero ryawe ni Imana izashingiraho ikubaza. Itorero rya ko ryari rifite amahame ameze gutya na gutya, warayubahirije mu gihe utazaba wihaniye, warayubahirije. Imana izacira imanza abantu ishingiye no ku myizerere yabo n'ibyo bizeraga. Niba itorero ryawe wahisemo gusengeramo cyangwa se idini wahisemo gusengeramo ritanywa inzoga, wowe ukazinywa ni icyaha. Niba idini ryawe ryemera kunywa inzoga ukazinywa, uzacibwa urubanza rushingiye ku myizerere wizeraga. So reba abapasiteri bari kuri YouTube, uyu Joel arimo ashyira hanze ati hafi ya bose banywa inzoga twarazisangiraga, bavuga ko ari abakozi Imana kuri YouTube. None ngo bagira gute banywa inzoga? Se Pastor Joel bamubaje atese ni ibintu wimagine cyangwa ati nge ntabwo ni imagine, ndabizi ati nababayemo twaragendanye, kandi avuze ko nta mwaka ushize yihannye inzoga, azi neza ko abapasiteri kuri YouTube bajya gute banywa inzoga. Kandi iri jambo risasenguye ko bana pasiteri ngo bakuri YouTube banywa inzoga hafi ya bose Pastor Joel yavuze, amita mbona abahitinze. Umuntu ahita yumva abahitinze kuko umuntu utarigeze ugaragara uhitinga kuri YouTube ntabwo yaza mu mubare wabo Joel arimo kuvuga. Amita mbona abageze gute abahitinze. Biravuga ngo inzoga zirakubaganisha, inzoga n'umukobanyi n'umushikanyi zirakubaganisha, ushukwa nazo ntabwo agira ubwenge. Zirakubaganisha. Iwazinyweye ujya kubaza umupfakazi ukatangira kumaza ibyamwiciye umugabo, ugatangira kwanduranya muri quartier, ugatangira genda nakoze akazi ku muhanda igihe kinini nsa nk'uri kuzunguza za Kimironko. Najya kuva nkumva urushyi, nkumva umuntu ankubise urushyi, nahindukira nkabona n'umusinzi, nkabura icyo namukoraho, nkabura uko namusubiza, nkabura uko namushyikiriza polisi, habaga ni subundi uyu musinzi, nkamera nkuriwe n'imbwa cyangwa n'inzuki, naho ndajya kuregera, nkakumva nkumva urushyi ngo pa. Inzoga zirakubaganisha, n'umukobanyi. Niba koko bazinywa nkuko Pastor Joel arimo kuvuga, nibarekeraho. Igijyahanye inyoni, igijyahanye inyoni nundebe ngo ndi umwana ndiki, mureke kwigwa mu inzoga. Ibi ngibi mitambihuza nuko abashumba b'iyi minsi, bashumba b'iki gihe, pastor b'iki gihe barimo barashumba inama nzima, barimo barashumba inama nzima, izivunitse bakazijugunya, izivunitse bakazitererana. Barimo barashumba inama nzima, izivunitse bakagira gute bakazijugunya bakaziterana. Ariko ntabwo ari byo. Cyangwa se bagashumba inama zibyibushye, ndavuga zibyibushye mu ikofi cyangwa kuri konte, za zindi zinanutse bakarindira igihe zizakurira, zamara kubyibuha ati turagendana none turagushumba. Barimo barashumba inama zibyibushye, bakanashumba inama zavunika bakazijugunya, kandi abapasiteri abashumba. Muri no minsi yaba ari impamvu Pastor Joel avuga ko banywa inzoga, ko birivuga ko umunywa inzoga ashukwa nato utagira ubwenge. Kubera icyo abashumba b'iyi minsi inama iri kuvunika ntibayikurikirane. Kandi Yesu Bibiliya ivuga ko yasize inama 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Ariko muri iki gihe biragoye ko inama yazimira ngo umushumba w'iyi minsi agire gute ajye kuyishakisha. Arashumba za zindi nzima, ashume za zindi zibyibushye, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu gihe ibiterane byo mu nsengero nabicitse, ibintu by'ibiterane byo mu nsengero ngo twategwitane mu rusengero,
none kijyanye no hanze byibuze ngo abanyabyaha bakizwe abantu bashasha baze mu itorero murimo kwirepeta mu itorero murimo murakora ibitano mu itorero muri kwibwiriza mwebwe ubwanyu muri muratumira ngo abahanzi babaririmbire mwishimo ubwanyu muri muratumira avuga butumwa bukamafaranga wabwirize mwebwe ubwanyu ni muri kwiga umatizo mwamaze kumenya agakiza kariko ibyo bitane ngiye sinyijya nabikunda nkunda igitane cyo hanze ukubita muri stade ukubita mu gasantere runaka ukubita mu kibuga runaka ukubita ku isoko runaka ukabwiriza abantu ubutumwa bwiza bagakizwa ngiye nabaye Kimironko cyane hari ukuntu MTN yakubitaga ikimodoka cya ku isoko ya Kimironko bakazana abahanzi bakabyina bagakubitamo indirimbo bagakeza barimo bamamaza ibintu bya MTN ni kurange numva nzakora ibiterane nkajya ahantu hariya ku isoko twavuganye n'ubuyobozi tukahamagara abavuga butumwa tugasengera abantu tukirukana abadayimoni abantu bagakira indwara abantu bakabohoka nkuko Imana isanzwe ibikora birabiterane n'ibyo nkunda reka ngaruke rero Pastor Claude ntabwo ari umuntu ukwiye guhahanwa kano kageni kuri YouTube nubwo bigaragara ko hari failed yabaye kuri we ako ntabwo bikwiye nk'abashumba kuza kuri YouTube mukicara kuri kamera mukamuhahana. Apotre Yongo we yavuze ko ngo aramutse abonye umupasteri asoka muri rogi ntabwo yagenda ngo azane kamera ngo atume abanyamakuru ngo avuge ahubwo yamufata akamushyira mu modoka akamujyana mu gikara akamuganiriza yarabyivugiye kuko niba ari mu bantu nkurikirana cyane kuri social media Yongo arimo n'ibiganiro kera Yongo yakoze ndi umwe mu bantu bakurikira Apotre Yongo nta cyumweru cyaciyemo ibyo yavuze byose bimuhinyuze Claude yagiye ku rukiko ati bamuri kini bamufunga nje ntago ndandi umuhanuzi hanyuma yanye bamufunze wa muntu wabonye pastori aferinga gutyo yibagirwa ko yavuze ko pastor amubonye mu cyaha ataze ngo yiceye kuri kamera musenye ahubwo yamujyana mu gikara kamuganiriza byarangiye nawe aje amuterutuye dutoya hanyuma abonye ko Claude tamurakaje Claude atajya ku yindi channel asubiza Yongo afata byayibuye binini noneho abikubita Claude mu mutwe yarabimukubita mukubita ibibuye yuko yagiye kwa Sarongo akohereza akamugira inama yo kohereza 10,000 Yongwe hanyuma ngo nabibona ngaratashidukira atangire gusengera umupfumu atangiye gusaba umugisha umupfumu ba muri coding hanyuma ya record bajyane kuri channel ati ni murebe Apotre Yongo abonye ituro none atangiye gusengera umupfumu aravuga ati yankoreye ubugome ibi nibi ati yankoreye ubugome ndabyihanganira ati Claude mumuziho ati nyishinga amatorero yatitije umujyi wa Kigali yarawutitije amatorero yose aratitiza avuga ko ngo ari binashinzwe abapastor bose ngo bari bazi Claude arabatitiza amukubita ibibuye byinshi amutera ababuye menshi amuvuga ibintu byinshi kandi mu nyuma yaho yaravuze ko abonye umupastor waguye muri saga nk'iyo yamujyana mu gikara akagira gutaka muganiriza amagambo tuvuga bwacara tugerageza ntabwo ari Pastor Claude wenyine wahanuye by'abamurici nubwo ari we uri hiti nubwo ari we uri saga ariko ntabwo ari we wenyine ageze gute ndimo kubwiriza abonye nuza Pastor Joel ku kiganiro yakoze ku Mpanuro TV yabwi ahantu bakunda kore biganiro yabwirije akebaguza nkuko nanjye ndimo ndakebaguza mu muhanda yabwirije arimo arakebaguza nyembe yarafite ubwo ati Pastor Claude aransanga aranterura nkuko yatoreze kera ataransanga mu kiganiro ndagirane yabwirije arimo gukebaguza Pastor Joel baba bitangaza yabwirije akebaguza habakorera ibiganiro ati hari ko Pastor Claude yamusanga mu kiganiro ariko dukome urusyo dukome n'ingasi we Pastor Claude iyo ubona papa bitangaza Joel abwiriza akebaguza ngo utamusanga mu kiganiro dukome urusyo dukome n'ingasi abantu bose barakwanga baragira ati papa bitangaza aragira ati yashatse kumfungisha njya Kongo
umunyamakuru witwa Damura ati nge yaramfungisha amara iminsi 20 muri ribu nza kurenganurwa ndataha. Ubu ni babiri. Nuza Ezekiel nawe aragira ati ngewe ati yanjye yonge ndagira ndisobanura ati n'imodoka ya ribu twarabisikanyije kumfata ngiye kurya. Apotre Yongwe ubwo nani wa gatanu. Abantu bose suko baba kwanga, ahubwo ugomba kugira gute nawe kwisubiraho. Muve inyuma ya kamera sha, muve inyuma ya kamera. Nawe ugomba kwisubiraho. Ntabwo abantu bose bakwanga, nose abantu bose azakubita imijugujugu. Aya mabuye ro Pastor Claude yari yikoreye nge mbona barayamuteye, kuko Pastor ari kuza akakubita ibuye Claude, nundi akaza akakubita ibuye Claude. Ariko na Claude nawe na Claude usenga Imana, baza Imana, ntabwo abantu bose bakwanga. Ntabwo abantu bose bakurega ibirego byuko ngo washatse kubafungisha. Harimo ikibazo Pastor Claude, nawe ugere gute, nawe wisubireho, nawe usenga Imana. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubwo gusenyana, ahubwo nubwo kugira gute nubwo kubakana. Nubwo kubakana ntabwo ari ubwo gusenyana. Niba hari umuntu uraza kumenya inshuti nyanshuti afite muri ibi bihe, afite muri isaga, ni Pastor Claude. Pastor Claude aramenya ko afite inshuti. Pastor Claude aramenya ko afite abanzi. Inshuti nyanshuti ziwe araza kuzimenya muri isaga. Ega hari n'ibintu bibaho Imana iragira ngo yerekane abantu. Mujye gusakuza higiriye, mugende muvaho, muvana amajwi ya nyanga, mugende se hirya. Haleluya. Pastor Claude araza kumenya inshuti, araza no kumenya umwanzi muri no saga. Muri iyi saga araza kumenya inshuti koko nyanshuti. Ariko icyo navuga mureke kumutera amabuye, murekeraho amabuye mwarayamuteye, murekeraho. Ariko nawe ye kuza kwisobanura ibyo bamuvuze, kuko nuza kwisobanura ibyo bakuvuze Pastor Claude uratuma n'abandi baza, utume isaga ibasaga. Utume isaga ibasaga. Umupfumu yaratsinzwe ukaza yigize umunyembaraga afite bodyguard, ariko nanze ko bigumya kubasaga. Ndabyihora kuko nari nabonye ko yatsinzwe, ndabyihorera. So rero ukuza kwisobanura buri munsi, wisobanura muri munsi, Yongwe yamvuze ibi kanze nisobanure, nanjye nza n'ibindi. Urose ubwo n'ubwame bw'Imana murimo murubaka. Apotre Yongwe nubwo afite amavuta y'ubwa poso, areka gusubizanya na Yongwe. N'umunyamakuru unibatera kamera areka gusubizanya na Claude. Umunyamakuru nanatera kamera umubwira ati ntumbaze kuri, mbere uko atera kamera umubwira ati ntumbaze kuri Pastor Claude. Ubu Yongwe nuwo kuvuga kuri Pastor Claude. Niba umuntu hari ibyo ahanuwe nibisore cyangwa se yatuye, ubundi wajya gusesengura amagambo yisesenguye kubera iki? Niba akorera Imana ya mwijuru n'isi, mureke izamugororera. Imana akorera izagira gute? Izamugororera. Ariko nyine bizajya bituma ducuruza, bizajya bituma YouTube ishyuha nyine icuruze ama megabyte y'abana shire, kandi abantu ibingibi ni nabyo mukunda kureba. Ibi ni byo mukunda kureba. Mfashe ikiganiro cyiza nkacyandikaho titire ivuga imbaraga z'Imana Yesu, ntago cyarebwa. Ariko nimvuga ati karabaye, ati wapfa tumufasha agira gutya na gutya, uraza ufungure reba ko kabaye akariko. Ariko nibaza ko ari system ya Satani. Ntabwo akoze Imana dukwiye guhondana imitwe ngo dukubitane dusenyane. Ntago papa bitangaza kwiye guhunga umupastor umugenzi we ngo ajya Kongo. Ntago papa bitangaza kwiye gukora ikiganiro ahantu Pastor Claude akorera ibiganiro arimo gucebaguza ngo arebe ko atamusanga mu kiganiro. Nta Pastor Claude wisubireho. Ni guta pastor bose baguhabuka. Ni guta feringa abantu bose bagafata amabuye bakayagutera. Nawe ugire gute wisubireho. Ariko kandi ntago dukwiye gufata amabuye ngo twakwite Pastor Claude. Ahubwo ni umuntu wo kuganirizwa, ni umuntu wo kwegera, cyane cyane apotre runaka, Apotre Yongwe, apotre runaka, ni hasi ya apotre hari pastor. Abapotre n'abantu bashumbya pastor ni intumwa. Mukwiye kwihererana na pastor bagenzi banyu mu gihe bakoze umurimo nabi mukabaganiriza. Ntabwo mukwiye kuza guseberezanya kuri kamera. Muri kwimenera amavuta, muri kwisebya ubwanyu, ntabwo ari byo.
uranga kuvuga pasiteri kanaka ngo akurusha kuvuga, ukongera ukaza ugahita umuvuga. Iyo sisiteme ntabwo ari iy'Imana, ntabwo ari iy'Imana. Gusenya umuntu ntabwo ari nonaha, kumwandagaza ntabwo ari nonaha, ibyo ni inyuma y'indi myaka n'indi myaka. Nari ndimo ndasobanura aka kantu ka Pastor Claude, ka Pastor Joel avuze ko abapasiteri bo kuri YouTube hafi ya bose ngo banywa inzoga. Hari abagiye kuzajya bakamera bakabakamera ama smartphone yarareze bazajya bakamera babazane kuri YouTube. Ikibazo nuko mutamubijyana muri RIB, ikibazo nuko bijyana muri RIB ngo RIB ngo yamparabitse. Ubundi RIB murayishira amanyanga yanyu, RIB murayishira amagambo yanyu ngo mwavuze mwatwitse ukwanyu, RIB murayizanamo ibiki? RIB ko navuze ko ifite akazi kenshi kandi gakomeye. Navuze ko RIB ifite akazi kenshi igomba kugakora gakomeye. Haleluya. Mureke RIB ikurikirana abajuri, ikurikirana ibisambo. Gospel muyirekera abapotre, gospel muyirekera abapasiteri. Twari dukwiye kuba dufite abapasiteri cyangwa abapotere. Pasiteri agira ikibazo, muvuga utumwa agira ikibazo ko yamusanga avuga ati meze gutya na gutya. Ariko urasanga nde ko mbona bose ari hatari, ko mbona ari bose ari hatari. Hari umupasiteri munsi yabo noye n'ubunani bigeze kwicira mu kabari, baramukubise vide, baramwica, barashyingura. Yanyweye iki? Ngo yanyweye inzoga, ari pasiteri. None Pastor Joel nawe araje avuze ati abapasiteri benshi bo kuri YouTube nta mu Rwanda banywa inzoga. Wabyivuge ku Gasaro TV, uze kujya urebe ngo banywa inzoga, amajwi wayumvishe. Ngo abapasiteri bo mu Rwanda bagira gute? Banywa inzoga cyane cyane ngo abo kuri YouTube. Ariko wibuka umuntu urimo kubivuga yihanye inzoga, nta mwaka urashya yihanye inzoga. Yagenze mu tubari twinshi, yagendanye n'abapasiteri bagenzi be, kuko yazinywaga ari umupasiteri. Ibyo yavuze bishobora kuba ari ukuri, kuko ijambo padiri avuze n'ijambo pasiteri avuze ni amagambo akunda kubahirizwa, ni amagambo akunda, ni amagambo abantu dukunda kwizera ko ari ukuri. Gusa icyo navuga, mureke twubaha Imana, dusenga Imana, tureke gusenyana nta kintu byamara. Twubaha Imana, tureke gusenyana, twubaha Imana mu izina rya Yesu, kuko Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana izatugirira neza, ni Imana itanegurizwa izuru. Ntabwo nakwishimira ako ari ijambo iyo ngo yigeze kuvuga, avuga ko asengera abantu, agakorera deliverance abantu, nikajya avuga ibitangaza bikaba nonaha. Hako hari amagambo yavuze umunsi umwe nzayabwira abantu. Yaravuze ngo njye sinyasengera abantu ngo iwacu dusengera abantu ngo bikubite hasi, iwacu ngo dusengera abantu ngo baruke mu rusengero, havuga n'ibindi bindi. None ko hari amatorero ba Harerimana Joseph, ba Pastor Claude, Pasiteri Claude, bataruriya nyine umutwitse, n'abandi bakozi Imana, even nanjye Fabrice nanjye kanishyiremo muri deliverance. Urashobora gusengera umuntu kubera ko afite abadayimoni akikubita hasi. Urashobora gusengera umuntu akaruka amarozi, ubundi si ibyo aruka mu nsengero n'ibiki. Se tuvuge ko harusha igisirimu Harerimana Joseph, Harerimana uriya mu bishop Harerimana Jean Bosco, wamurusha igisirimu ako asengera abantu bakaruka amarozi, abadayimoni bakabwejagura. Warangiza ngo iwanyu nimusengera abantu ngo baruke mu rusengero, ngo nimusengera abantu ngo bikubite hasi. Egare nta mavuta ya deliverance ufite, nta mavuta yo kubohora abantu ufite. Gusa hari umukobwa tugeze gusengera barogeye mu mata muri za 90, aruka ishabwe, yariye muri 90, abarozi bamaye muri 90. Muturanyi wiwe yagiyeyo, bari batuye mu Mutara, muturanyi we ajya ku muturanyi we amuha amata ari mu burozi.
amurogera mu mata, kandi ngo umuntu wagiye mu mata ntabwo ajya apfa gukira, arivuza ngo gukira, aza muri Deliverance Kimironko, turamusengera aruka amata yariye muri za 90, natwe ubwacu tugira ubwoba. Nubwo umukobwa yaje gukira, ibintu bimwonka amaraso kubera ayo mata yarananutse ntakanashyira ku mubiri. None urumva hari amagambo bavuga asanga nta mpano yabyo bafite, nubwo babivuga ku rurimi ugasanga nta magambo yabyo bafite, nta mavuta yabyo, ntabwo binjira muri dipu yabyo. Sinsengera abantu ngo bararuka se ubundi bararuka iki? Baruka ibyo baba bariye, baruka ibyo kurya, cyangwa baruka imyuka mibi biba bibarema. Use ko hari onsengera akahita avuga ati kajya kuri toilette, nkagira isoni akagenda akadiyara. Mwuka w'Imana abohora umuntu uko ashatse kumubohora. Ntabwo utajya ku mwuka we. Mwuka w'Imana ayobora umuntu uko ashatse kumubohora. Hari umuntu usengera akabohoka rwose nta n'impinduka yumvisha, cyaza kumva hari ibintu biri kwirukanga bisohoka muri we. Ku bantu bafite amavuta ya Deliverance, ku bantu bafite amavuta y'ibitangaza, ibintu bibaho. Hari igihe usengera umuntu akaruka ibyo yariye, akaruka. Hariho nigeze gusengera, hari nagiye gusengera bakaruka amaraso, bakaruka ibintu bimeze nk'amaraso, bakaruka ibintu utamenya ubwoko bwabyo, kandi mu nda bakabohoka. Barya rimwe ku munsi kubera abadayimoni ako abakoza ikiganza, abasengera umwuka w'Imana akabarutsa ibyo bariye, akabakora Deliverance mu nda bigasohoka. Yica no urimo kureba hasi birahara mu video warahari. Basigaye baroza ukamera nk'umuntu wabiriye pagusengera ukabiruka. Ariko aposo yongwa ati mu iwacu tujya dusengera ngo abantu ngo baruke mu rusengero, ntidusengera ngo bikubite hasi mu rusengero. Emera ko umuvuga butumwa nta mavuta yo kubohora abantu ufite, kuko mu gihe ufite amavuta yo kubohora abantu, ibyo bintu naho bitazabaho n'icuro nyinshi, ariko haraho bizababaho. Kuko tubona abantu bakora Deliverance even hirya no hino ku isi. Hari abasengera bakaruka amaraso, hari abasengera bakadiyara, hari abasengera imyuka mibi ikagenda kubusha, ikagenda mu buryo butandukanye bijyanye n'imbaraga n'amavuta bijurutse kuri uwo muntu. So rero nuvuga ko usengera abantu ntibikubita hasi, usengera abantu ntibaruke. Aho harimo verisiyo ebyiri, harimo ibintu bibiri. Ushatse kugaragaza ko udakorana n'imyuka mibi, abasengera abantu bakikubita hasi ari abantu bakorana n'imyuka mibi, abasengera abantu bakaruka ari abantu bakorana n'imyuka mibi, urimo urabeshya. Hari abantu babikora koko bakoreshwa n'imyuka mibi, ariko n'umwuka w'Imana, kuko ngiye ibintu mbonye ngendeho ndavuga ibintu nibonyeho, n'umwuka w'Imana hari igihe abohora abantu muri ubwo buryo, akababohora. Wasengera umuntu akaba dayimoni bakaba barasakuje kubera ko umubiri wiwe ukahita ugenda, dayimoni ikabura equilibre bitewe n'imbaraga z'Imana, hanyuma ikagenda imukubise hasi. Kuko na Yesu yaravuze ngo dayimoni ngo imukubita hasi iramutigisa imuvamo, niko Yesu yavuze. Dayimoni itera igicuri ngo imukubita hasi iramutigisa igira gute imuvamo. So rero umwuka w'Imana abohora abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu utarakoreshwa cyangwa se ibintu utarabona ntukavuga ko bitabaho. Ushaka kugaragariza imbaga nyamwinshi ko uwo udakorana n'imyuka mibi, udakorana n'iki, ibyo si cyo kimenyetso cy'uko udakorana n'imyuka mibi. Usenya ibyo mbifata nk'aho ari ugusenya, barakoze Imana bafite amatorero n'amadini, kandi tubona abantu bashima Imana, ko bakize, tukabona abantu bashima Imana ko babotse. Yes, mureke umwuka w'Imana ajya akora akazi ke. Uje no guhagarara mu itorero ufite amavuta y'ibitangaza, ufite amavuta yo kubohora, ugategeka abadayimoni, umwuka w'Imana akababohora bijyanye, utiriwe unabakoraho rwose, akababohora bijyanye n'uko baboshye. Akababohora bijyanye n'uko baboshye. Hano umukobwa ejo bundi twahuriye Kanyarira muri aya masengesho, twari twateguye turamusengera. Mama we yarapfuye, ibintu yari arwaye nawe bihita bimufata. Hanyuma atangira kurya rimwe ku munsi, akimara kurya akatayumvise riramufashe, yari afite imyuka imuriramo iramwotsa amaraso. Ahubwo twamusengeye nijoro, masaha nijoro, araruka ibintu birenduka, aruka ibintu bisa nabi, aragira dayimoni zibwejagurira muri we,
arangira atubwira ngo ndumva mu nda hakize, ndumva mu nda habohotse. Umukobwa bita Marina wo kumanota ivi ngo ugeze kwica inzoka atari umufuka w'amakara agatangira kugira amabara ameze nk'ay'iyo nzoka, yaje Rukomo turamusengera, yarutse ibintu urusengero rwose ruranuka, haruka ibintu urusengero rwose ruranuka, haruka ibintu tugira ubwoba, bajya kuzana igitambaro barahanagura. Mwuka w'Imana tumurambise ibiganza, Mwuka w'Imana amubohora muri ubwo buryo, haruka ibintu mu rusengero ruranuka rwose. Igikana arakize akigira gutya abona birakunze, umuntu baje barandase bamutwara yigenza. None ngo iwanyu ngo nimusengere abantu ngo baruke mu rusengero ukora deliverance, iyo nta mavuta deliverance, mpita mbona ko nta mavuta deliverance ufite. Neza ubwo ko Marina yarutse ibyo bintu byari mu nda y'agakira, ndikese twamurukishije si umwuka w'Imana, byadutwaye se iki? Twakoresha imyuka mibi se tumubohora, si umwuka w'Imana mushatse kumubohora muri ubwo buryo. Hari ibintu abakozi Imana batura kandi bakavuga ko bafite amavuta y'ibitangaza, nanabigeraho byinshi ngatangira gutekereza mu buryo bwagutse. Anyway, reka tugaruke, ntabwo dukwiye gusenyana ku ma YouTube, ntabwo dukwiye kurwanyana ku ma YouTube. Uzuvuga ngo sinyasengera ngo abantu ngo baruke mu rusengero, kwa kubona abantu bigwa basengera bakaruka, banzu umenye ngo baruka ibiki, banzu umenye ngo bikubisa hasi kubera iki, kuko bikubisa hasi kubera imyuka bacishije cyangwa n'abadayimoni bari muri uwo muntu. Banzu bazimana. Ariko kandi naho wabivuga we kuvuga ko ufite amavuta y'ibitangaza, bivuga kubohora abantu, kuko sinamenya uburyo babona. Umuntu ufite amavuta deliverance yinjiye mu rusengero urimo abantu baboshye, akora umukwabo w'abadayimoni, haba umukwabo w'abadayimoni. So Pastor Joel urakaribu, urakaza neza muri social media, nanone urahungutse, urahungutse, ariko nibundi ibyagwigaga ntaho byagiye muri mbirimbiri gusa. Ntabwo abapasiteri bavuze banywa inzoga kuri za YouTube, uzatubwiye niba n'abavuga ubutumwa barimo, bavuze abapasiteri, uzatubwiye niba n'abavuga ubutumwa barimo, cyangwa uzabafotore utuzanira amafoto, hanyuma tugire gute tuyarebe, tuzamenya ko ibyo uvuga ari ukuri. So Imana yo mwijure bamugisha mu izina rya Yesu. Tujye dusenga gusa. Icyo nshimira abantu mureba ibiganiro yo kuri YouTube, muzi Imana kuturusha, muzi Imana kuturusha. Imana ishimwe rwose, Imana ihimbazwe, kubera ko ntabwo muzayoba, muzi Imana, mufite musengera. Turabakunda mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Nakagaruka kuri Bohorwa TV. Utarakana subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, notification yacu wiyandikishe kuri sabone, kuri subscribe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.